Asha yewe knockout bazari babiri ntacyo bamutwaye katurare ni umunyarwanda afite tara iyi ni impano ntabwo ari byo biga kandi yewe hiyungu ni kuba mugera bamwita turare uretse kwe tari ngi gito neza nongeye kubasuhuza so rero impamvu the reason why I'm here to tell you that I'm available. Ndahari kandi umenye ko ibintu ari oje. Bavuga muri kumbonana imbunda ntabwo irasa, imbunda nubwo yica. Itikoresha muri movie. Kimwe n'iriya ngenzi yayimanitse hariya, kimwe n'izindi. Kimwe zo dukoresha. The message y'ingenzi jarajara bari gutora saa moya mirongo itatu n'umwe. Kimwe cya mbere ubu ngubu filime muri kubona imeze gute, byifashe gute kuri movie. Umuntu utarakora subscribe agiye guhomba. Ngiye kuzana movie zimi jidurana. Mwita kujidurana murabizi, kubitana kujidurana. Rero nyuma yo kujidurana tubona ngutu dara kandi karamanitse mvuga ukuntu tuvuga. Mimo muranshimisha ariko nanjye ndi kubatamo ball imeze fresh, muri kwa mwishimye mwabakigamwe. Mwishimye ndabizi. Kore subscribe ku buryo mukwa kane 2027 nzafite siri. Hano mutabikora. Nindo zabikora. Rero nta bintu byinshi ndimo today. I'm very disappointed. Cause I'm so confused. Fite channel ebyiri Side Action Films na Kwizera Film Analyser. Hamwe nzaga mubona filime iri mu Kinyarwanda hano kuri Kwizera Film Analyser. Iyi zayamba filime isobanuye mu Kinyarwanda. Turanyikora iyo mu Cyongereza ngende bayisobanurire nyibahereze injidu meze fresh. This is announcement cyangwa mbakorera filime mu Kinyarwanda. Muri kubyumva neza? Nizere ko abantu banjye ntago bajya bagora nicyo kintu bakundira. Ibyo nizere ko mwabyumvise ariko ntago ari none. Bishobora no kuba byahinduka kanyura handi ariko the first of all ngomba kwanda nkayibabwira. Hano nkayibabwira mbatunze imbunda y'igikinisho. Mvuko nivuka. Okay ningi ishiro yibona. Ntago yica. Ni agafoto. So ibyo byava. Ndabizi hari abantu abakeneye kureba ikintu kiri pure, low quality. Nimvuga low ntabwo muze ngo low quality nyine ngo quality ntoya. Low imwe iri original quality. Original umwimerere w'ikintu. Ari ndi cano nzayibereka mu isi iri imbere. Mwebwe mukomeze mubanze mubinyereke ko muri tayari nanjye nimubinyereka nkabibona. Ira filime ya Jumongo nzajya nkora video ebyiri ku munsi z'inota 33 analyse. Numva bizaba bibaye akazi gahoraho. Namwe rero mugomba kwihuta ku muvuduko nk'urumuri. Ibyo byavaho ikindi bita mbakubita izindi counter attack. Ni filime zindi jidurano action movie pure no drama. Ntabwo ngiye muri drama, bakora drama murabaza. Ikindi abantu mwakwe subscribe hano mwese ngomba kujya mureba izindi movie dukora kwa MK Original TV. Yana ndi channel nahita ko ari nkiyanjye kuko ibikorwa biriho byose biri mu biganza byanjye. Yes, aho mukajyaho ariko abenshi muza mwabibonye. Ibyo nibyo birumvikana. Ibyo rero sinshaka kugira ngo mbagore. Bizi yuko ndabemeraga nta nubwo nzi kuvuga amagambo menshi. I don't know how to talk.
ikintu nababwiraga nuko iyi mbunda movie ngiye gutegura kandi muzayireba neza kandi muzayirebe mwishimye, ibindi bitari ibyo ngibyo. Iyi video igomba kuba ndende, isura yanjye mugomba kuyifata mu mutwe mukajya mundeba, ugomba kundeba ku itegeko riturutse kuri njyewe, kandi wamara kundeba ukayitwara na subscribe wihuse. Mutazakora subscribe ngiye nkamufata, nzahita mugira gutya. Garagaye ko yasadutse, nzahita munyuzamo kano kantu. Ndumva ari ibyo ngibyo. Impamvu ndi kubabwira gutya ndi seriye mani, ikibazo abantu muri ibintu by'ubugoryi bidafite n'umumaro, nakaza akavuga ibintu by'ubufucking by'ubufumu mukicara mukabireba, ariko umuntu yaba yavunitse ari gutegura nuko ibintu babireba nabyo, ariko ntabwo umusaruro aba ari umwe. Bari raporo y'umuntu wakoresheje umunwa. Iyi video nayo ngiye guhita nyapodinga nona, nkora video ziri express, nta bintu byo kubika nikora mita ninyuza muri Adobe nongeramo utuntu, ese ubundi ndongeramo iki? Sound iri kuri iyi mashini ngiyi ntabwo irufata imwe, hano ndikoresha mu laptop gusa mu mbere vundi na bya kamera rika kamera narazijugunye, na kamera nta sound ni ya laptop, kamera yindi ni ya laptop. Niyo mpamvu ishusho riri gusa original gutya, niyo mpamvu riko rimeze neza nka gutyo. Niyo mpamvu kubera ari ama laptop, imwe ni laptop indi ni laptop. So ubwo rero gusa feedback mba nzikeneye, gusa iyo mbona ikintu nta complain, abantu batabikomplaininzeho cyane, abantu people bo mu Rwanda ndabizi ko muri kwishaza namwe. Iyo mbonye mutabigiyeho impaka cyane ngo mwisaze, ndavuga ati nta kibazo. Ubwo rero ikintu tugiye gukora ni uko muri guno kwezi turanze tureba ahantu ibintu biri kugana. Filime kwikubita we, iyi filime kwikubita, iyi filime kwikubita, iyi filime kwikubita. Kivutura. Okay satibi. Lagos, Nigeria. Komeza mugume ejya ku mafaranga. Okay, nibyo ngibyo. Iyi video itaza gutinda, kaza kuba ndende cyane kandi nta bintu birenze ndi kuvuga. Kanyikatingire hano, kanyikupe kuvuga abantu ngaho yabuze ikintu, ntabwo mba nabuze icyo mvuga, ahubwo ntabwo mba nateguye icyo mvuga. Ye ntabwo navuga igihe kinini ntabiteguye. Ntabwo navuga igihe kinini pe, nambabeshya. Nta umunwa dufite wo kuvuga gusa. Ari story mfite zo kubatera nazibatera, ariko hano sinjye ntera story. Hano nta story mwana, nta story hano ziyaho. Story muziyo muzajya muzikura. Bisubiremo hano nta bintu by'amagambo. Nza mabwira ikintu tugiye gukora. Ubwo niba nta gihari ni icecekire. Yewe ngiye ntunzwe n'umunwa se. Reka. Nuko hano mba ndi kwishoza oje. Banimo ndabaha update. Ntabwo ngiye ntunzwe n'umunwa wo kuvuga ibintu byinshi. Bakabunda sinukabona gutya se. Bidan utaza buri kubona ewane. Kari seriye gafitwa n'umuntu uri seriye. Murabona kameze nk'akawani.
batuvuga ati kabaye. Ariko the more you see my girl, the more it's gonna be very useful. Nze ndebe sibyo ngibyo se. Nta filime analysis mfite, nta kintu ndi buvuge uyu munsi, ntacyo. Kwari uko bareba, kwari kugira na kuri video muzayirebe kandi mujye mwireba birangire. Umuntu nzafata atayirebye ajya amubwira ngo ko yabyibagiwe, yamubwira ngo ko yabyibagiwe ari mu biki. Ko yabyibagiwe anajua nini sasa. Mata 11 nayo 11 nayo ni nyinshi. Ngomana we mbega we cumi n'umwe bye mwana. Muze gukora subscribe kandi mujye mubikora mubikunda. Basha yewe knockout bazari babiri ntacyo bamutwaye katurare. Ni umunyarwanda afite tara, iyi ni impano ntabwo ari byo biga. Yewe ntiyungu ni kuba mugerwa wita turare uretse kwe tari ngi gito.